kumuhosha ariko se vuga uzigana nanjye ngira kantungira reka ndangiza wice mu ijambo ndaguha umwanya ntaryo nguciye n'ubundi urayafite amajambo nyine reka ndaguha umwanya uguhaye nahoze reka ndaguha umwanya naciye nyine tuza shawe yagarukira aho mbanze ariko gasimba karuta kandi karakamira ubu nakomeza ceceka ntago wuzuye wowe uri kuriya usuriho ukora napfuye oya ntiwapfuye ariko mbonye mu gituro se aha ni mwihirimbi komeza ariko kuko naguhaye umwanya wavuga uyu muntu neza ari kurya itanga umwanya naguhaye umwanya navuge mwana ntabwo ndi bwongeye kuvuga arinze ngo yazitse nacecetse ngiye navuge mwana ntabwo ndi bwongeye kuvuga ngiye ntabwo ngiye nongeye kuvuga ngiye uvuga ngiye ntabwo ndi bwongeye kuvuga ngiye wowe naguhaye umwanya avuga uwo munwa wawe bazawe garanti Yo, mbahaye ikaze kuri Power TV Show ni Puzzle Designer, the young presenter in the country. Uyu munsi nkaba ndi kumwe n'amabouncer abiri. Imeze bite bahungu? Ibiki? Sawa rata. Imeze neza rata? Kumira rata. Ndaho tu. Imeze neza Janvier? Umeze neza cyane kabisa. Ako nta bintu ufite bimeze neza. Ibintu mfite biki? Nuko uvuze ngo bimeze gute nanyo ibyo mbashije. N'amakuru. Amakuru ntando umunyamakuru ngiye iki jama ntago kiri sawa ntago kiri normal iki ko mane banzigire gutya ndiko no ufite utuntu waje udakarabye mu maso bayagira gutya ufite waje ntago akarabye mu maso bakurebere mane ku kamera nebwo mbyutsa harya ngo mwebwe ni ndeje yakurusha ubundi ariko nawe arabizi ibikorwa birivugira ndabizi niba mbizi abandi barabizi ubona rinde naho ni baturebere nyine ngamushireho turebe mushireho inyama turebe ndarinda nzamura ishati ngewe hakuzamura ishati utagira ntango uzi ngo kubise wagaruka bakwita gute rata ni Mr. O Mr. O cyangwa Budandi Budandi wowe barabaza iminsi batakubona ndahari ngewe ahubwo barambonye ariko bambonye ku interview mereka gusohora ntago ari ibintu byiza nyine tu babonye ngiye kwiyahura tu kwiyahura byagenze bite sibyo nakubwiraga uyu mujama nanyuze hano ruguru bari kunoganuga ngo hari kijama kitagira ubwenge nkashakisha uwo ari we bari kuvuga ariko nakoze research nsanga gisa n'uyu mujama none se nshaka kubaza ikibazo kimwe wowe ubwenge urabufite nawe kiba ubwenge urabufite ntabwo ufite kora hano ureba gicucu uyu ni umusatsi ubusa n'ubwenge nta bwenge ugira ubwo nta muntu ugira ubwenge bro nta muntu ugira ubwenge urikona napfuye se mbonye mu isanduka se uri muzima wowe urikona napfuye se nyine ntiwapfuye ariko nturi muzima ngo wabonye na company wamamariza Janvier ahubwo niba ushaka nk'ikigage kiryoshye ushaka kurisha gusomera indazi iryoshye kambuca imeze neza yenze fresh Gasore company limited irahari umanutse gatoya nuko umutwe nge nasinya kontra mwana ngomba kwamamaza ugeze kuri barriere uva mu nkambu gikageyo ugenda metero 22 neza hamwe naho na Cheza Budandi Salo aho ikorera kwa boss wari duri abahaza neza ikigage kiryoshye Gasore company limited umusuru umeze neza kabisa nta masaka arimo urengetse mbese uraryoshye udafite umunyu kiraryoshye kidafite umunyu cyo kigage kambuca noneho mwana we kambuca imeze iraryoshye kurusha umugore wundi iraryoshye kurusha umugore wundi no banza agira amagambo usomeza n'indazi noneho ku biciro biri hasi kiravuga kikibagirwa guhagarara akarusha yazanye momo pay uyishyura kuri momo ufite kashe ikiza cye uriya muntu igarana kugaruza mwana uriya kugaruza ushaka ibya senkana abiguha ibyicumi bya veni bya tara umva ibice byose ababifite niyo mpamvu tuzuye wateye abantu ubwinyi nuzuye nameneka ubundi ubona Gasore nta manga ati nta musuzi twese turanuka oya ntimunuka ariko mumeze kimwe tutamera kimwe ni ukuvuga ngo uyu uzarebe Gasore ubundi ngiye nigeze na shese n'umuntu aradusheta amafaranga pe nkajya mvuga ngo byibura wenda uyu muhungu ngagira ubwenge undi akavuga ngo ntabwo ubu bashobora kuba batariye cyangwa aracyarimo oya ubwenge ntabwo ngira nta bwenge ngira kangusubize kandi nawe ntabwo ufite ubwenge se ni iki ubwenge ububoneye ko nashese n'umuntu ntabwo nawe nta bwenge ugira ufite ubwenge se wowe mu gihe utashoboye kugira gutya mwana gira amafaranga yawe yariye ngira ukuntu seseme mana banza kureba tubura butuna mu maso mana ubu ndakurana n'umuntu ufite butuna mu maso ko ke interview kubona ubwo umuntu uzakubona ubwo uryo
Ngira na hano gutya. Mundebere koko umuntu banzaniye. Uyu muntu wambwira umuntu muzima banzaniye. Wanjye. Umuntu urebye no interview ari kurya ubwo saa isabireka. Mwihangane niko tumutunze nose ariko cyakoze uyu muhungu ndamwemera cyane uyu numushuti wanjye ikintu mwemera ni kimwe urukumva ikintu mwemera uyu mujama ko taitekereza umuntu bro indera no kuntu habarinzwe ariko we yaragiye amaze gutera umusazi inda yahise atoroka sibyo nakubwiraga uyu mujama ndamwemera byadanje nahise njye mwemera nanjye nibyo nakubwiraga namaze mu gisirikare ameza ya angahe aya none ukubona ameza namazemo gutoroka akakantu nk'aka nabinanirwa ugumva we nta nuko azikora ameza aziko ameza ari intoki ubwo na amezi intoki ubwo na amezi piece abiri piece abiri niyo wamaze mu gisirikare na amezi y'amahoro mugiye umusirikare amezi abiri atabera amezi abiri ubutari watangira nikose nanjye nibyo nakubwira ubu nawe ufite pansi navuyemo ntaryo nkoze ufite pansi madamu n'abana bahera muri amishop Yesu yarishyuye vuga ngo amen Yesu yarishyuye ndayivuze kabisa naho ubundi ntabwo nukuri ubuki none se uyu ni ubukimba mvuga oya ni ubuki nyine no ubyumva ntabwo ni ubuki bavuga sabyivugiye ngo ni ubuki mba mvuga ntabwo ugira nta buki ngira ntabwo nukubona ugenda sha wowe ufite bwinshi ahubwo baranasagutse kabisa ariko binabonye uri sigara uri mu comedy ese ni ukuvuga ngo ngewe uretse na comedy ndi n'umuhanzi ndi n'umubyinnyi ndi na ubundi nzi gusenga cyane ariko njya nsenga cyagiye imbeho yaje kuko mfite ghetto iyo imvura iguye ijya nugamye kandi kanyagira hari kuntu njya nsenga basengera abantu nako nkisengera manza ashira agashengesha ubundi imvura kugira ihite muzi ko ari imaze igihigwa nageze kugira isenga ndavuga nti rero mana iyi mbeho dufashishire mu bantu bashakanye kuko twebwe asiritere biratugora mvugira amen amwa amen saragurika wakicu ngiye mu mwuka ngiye utatuma manura wowe nakubona oya atangiye aratuma njya mu mwuka ngiye uri oya ubundi imana nayo hari igihe yigeze gutukana hari muri bibiliya aho bari abahungu bigeze gucururiza ibintu mu rusengero araza arabwira ko mugira ubwenge ibyo nigeze kubisomamo rero ni muri Luka 20 kombye naho ngaho haranditse ngo nuko Yesu ababonye azunguza umutwe nawe maze kukubona nahise nkuzunguza kuko nabonye ubori ikigeragezo wori nina kwitondera ngusha mana mfashe nose dushira agashengesho ri sinasenze ninasengeye umuhungu warangije gusenga harangije aho ugiye kudukubitara imirongo se gahunda hamagararanye n'ikintu cy'ikijayant mwana niki noneho ngiye nkikibona nabonye ntabwo Imana yabuteretse gutya bisaga bimeze gutya nanga abantu bafite forme ziteye nk'igi imitwe yabo irimo tono vide Gafupi comedian from camp here today yo Mr Budandi yewe narakubonye mbona tuzuye ntago umeze neza mu mutwe wawe iyo utekereje cyane uratonekara njya ku mavi cyane ndagusabira rurema Yesu agusange abane nawe ubaze gukira yo nturiho niki wowe waragoswe urkumva waragoswe ariko uziko ubundi rata isi ntureba kimeze utya ntajyo rigira kandi wowe ndi kubona nawe nibaturebe nturiho noneho ngewe Imana yagize ikiravuga ati wa muhungu we rero korera agatwe keza kameze nk'isi oya sisigime nanone no ikora agatwe keza kameze ariko igiri ari ukuntu imeze gutya irangije maze kubibona ntago bihagije iravuga ati wa mwana rero hari abantu bibagiye ubuzima bwa hano hari abantu babwibagiwe hari abantu bibagiye ko twaryaga pate twafataga na sosomo reka nguhe ishusho isa na sosomo mvuga ngo amen reka ngukubita agashusho gasa na sosomo cyangwa na pate jaune abantu nibajya bakubona bajya babibuka uwo mutima basubije w'ingirakamaro nanone ako Janvier kare kare mbura cyakibuka kakera kapate nanyabuja katuririmbi uyu ni garamfasha uririmbiye ijwi urarimbiye ntuze byandi tagoranye tenari ubwo ngiye ndirimbe dieze harya dieze si ryo gize dieze ni baza wa king ubwo ndarimba dieze nawe urimbe tenari ubwo twagiye turibuka harya ndaya ndakibagiwe nyibutsa nturiho oya harya gatangira
aherekare mbivuga nari ndyamye ndimo kurota ndota wafashe umuceri maze nkagutsinda ngari nyamuca agahinda karanyica nkajyana ku isoko. kandi se mware we muhungu kera twaya dusukira hano epfo kubisakuma imanga y'intwazi ntwazi igisakuma ari we mupambe mfite none dore asigaye nga guca bugufi ngo uyu muniga rero uyu muniga avuze iby'igisakuma ndabyibuka bro uyu muniga twajyanye kuvoma amazi muri Rwasama yitwaje agasakuma kuko n'ubundi waba bagiraga ibisakuma kuko nabo basa nk'ibisakuma bibaho yose ibisakuma umuntu wose we waba umubonye tumumenye abiyo bose basa nk'ibisakuma kuni ibisakuma bisa nabo barasutyo tuvuye kuvoma umuniga rero igisakuma kimucike ubwo turazamutse turangije kuzamuka kara gasozi ko muri Rwasama igisakuma keke mucitse kiratsutse umuniga nakubita kabuna hasi rero agitsukaho ageze cyahagarikiye ku mugezi waka wa gatatu umujima nayo nawe kiguye atangiye guseka agiye gusanga umufuniko uri hano igipande kimwe kiri hano n'ikindi kiri hano n'ikindi kiri hari umuniga dukusanya yazamutse ari kurira yazamukanya amarira oya mane tureke iyo sije n'ibintu byatumye njya no mu gisirikare nibyo birimo undi kera niko kivuyemo byagenze bite kukimaze nk'amezi nari kukimaramo kabiri mwa muntu nkanjye akimaramo kabiri wari ukuntu bande akavuga uyu we yaragiye mu gisirikare kandi urabizi mu gisirikare ntago bakira abantu bafite trauma basanze rero uyu mujama yatekeje cyane atonekara buribwo afite inkovu nyine hano mu bwonko ukuntu yatekeje cyane atonekara rero barabanye bavuga ati uyu muntu rero ntabwo twamuha igisirikare kandi yararwaye trauma umuniga bro byarangiye amaze kugira trauma batamubwira ngo iwanyu bahita nyine bagira ute senyo pansi cyakoze ngo nabasiga hahera muri amishop tena ajya ku ikosi rero tena icyo yaka agiye ku ikosi baramubwira ngo ari ahantu bita nk'ukuntu waba uri kikageye bakakubwira ngo urase mu rukomo umujama arasa ku ruyaga bamubwira ngo arase mu rukomo bahise bamwirukana n'igiti cyinshi uyu rero uyu muhungu yigeze kwigana na cya grand frère kiwe hari n'abarya bakitane nanakibagiwe noneho ise ariko siko mwana umuntu mwiza bera ndamukunda yigeze noneho uyu mujani ngo uyu niwe watsinze grand frère waratsindwa isarangije ngaramubaza ngo niko sha ngo abaye kangahe we Janvier ngo nyine ngo nabaye wa mbere no wamujama ngo bamubajije ngo abaye kangahe nge ngo natsinzwe ngo yego sha ngo kiriya kigo cyanyamuhombeza muke mukigotera hagati n'ikiuraho kinyura ujye ubu wa mbere uya buwanyuma ujye mu kigota ko niko bigomba kugenda tugomba kugota imbere n'inyuma bose urasanga waba system ubundi ahubwira ngo ubakazo yaze sibyo nababwiye aho kugira ubakazo yaze na Yesu nagakunda ibintu by'akazo yaze byarutwuga konje ukamenya ko nta bwenguzi aho kugira ujye uza ntugire amanota meza ntugire n'amabi ugasanga umuntu agize 50% ubu se bavuga ngo watsinze uyu mujama afite ikintu cyitwa umunwa nta nubwo azagashya nakoze imana igiye kanze rero nta nubwo arwaye ko ngiye gutanga ko umunwa se wari kuvugira mu kibuno mwa ariko se cisha make nkubwira ibintu nakoze nacica bugufi noneho njyewe ni ukuvuga ngo nijoro nari ngiye kuryama noneho mu nzu hari harimo ikintu cyitwa imibu igera mu 10 urukumva yere spanete sinjya nyiraramo wana wagira ngo meze nk'uyu noneho tangije mbonye ko nshobora kurara muri iyo nzu imibi kazanansuzugura ngira ntya ndasohoka negeka ndakinga njya kurara hanze ubira cyane mu nzu ntagira asohoka ndacyasohoka none ukumva ushobora kuba meze nkawe ntabwo twamera kimwe no ukumva twaba tumeze kimwe ndatinyitse cyakoze ikintu nkunda abantu biwanyu mwana mwubatse amateka ndatinyitse baniga bahara akantu bazanye karahitinga koko mu myaka yashize ngo ka mama ngo umwana ne mucungu iki kiniga petit frère wacu ne mucungu cyari kigiskwende nyine tu nuko arangije yakuramere ngo mama ngo umwana ne mucungu uwo mwana arahita avuga ngo simwe mu biteye kumbe mama we ntiyamenye ibyo barimo mama yabasubije ijambo rimwe gusa baza ngo niri ndikwikaraba mu maso mwabicucumwe ese rati ibyo ngibyo ari bimeze nka style z'ubu ngubu usigaye yumva ngo umuntu ngo hahiye ngo nako ngo hahiye ngo hadashyase ku buryo ko usigaye ujya no ku muntu w'umukecuru ngo hora kabije ndakabya ejo bundi hari inzu yigeze gushya no umukecuru ari hanze umubyeyi baramubaza ariko se umva umubyeyi baramubaza
gomere hano mu nzu irido nyine ryari ryatwitswe n'akabujetu ngo irido riri gucya gomere ngo mu nzu hahiye ngo hadashya ntiyaza gutabara nanjye rero uyu muhungu ibintu ari kuvuga ntago atandukiye ntago agiye kure y'ukuri ariko nawe ntago bikwiye ko ntabwo agira ni ukuvuga ngo harya waruvuze ngo iki waruvuze ngo iki shaka mba navuze menshi uracyabyibuka se none se ibyo mba nkubwira se erega shaho ujya twiga primaire twarego mu nyinshi rata subizi gome twaraziriye cyane ni wowe waziriye wenyine gome twaziriye kera nyine tukiga primaire nahawe waraziriye mwana tujye twumvikana ariko nyine ngewe nabifite ubusamba bwinshi nareye gome nyinshi zigenda zingaruka rero ni ngaruka mwaka ni igikorwa kiba ngaruka mwaka kiki rero cyo gusibanganya nyine ibintu biri mu mutwe zagome zigenda ziza nyine zigira gutya ngo mu mutwe mbese biba byasibanye nyine akenshi iyo mvuze ibintu nyine akenshi bitewe n'umuntu tuba kumwe cyangwa se n'agaciro mba nabihaye bigenda biforomata ubu se ko niba agiye kwamamariza Gasore Company Limited ni ubwo yankubiza ku mufungo yanyishyuye nanone ku kigage ntacyo gongeje reka kutureke kubeshya cyangwa ikigage hari ikindi kintu yagwa kitari cye hariyo peti meeting hariyo tunores hariyo senejarare twabutiyoga tumeze ukuntu kera hariyo kambuca hariyo umusururu ariko se amandazi ujya uca bugufi amagambo yawe nasora yibagiwe ca bugufi ni ukuvuga ngo uyu muhungu kera bajyaga barya ibiteri ariko bagafata akaji bagasukamo ariko bikaryoha rero uyu muhungu yigeze kubirya none harambwira ngo mwana ngo ngiye ngo kuri wese uyu mujama aragenda nsanga yahezeyo neza none ngize nyandagenda nkubita akaryango k'umugeri nyine tu byandi byagikomando nsanga umujama yafashe inkuta ameze gutya ari gukanira byadanje kubera ibiteri urukumva noneho ikintu cyamukijije bafashe agasabune baragasongosora abyo ati hena nkwereke byabanyuzamo ngo pfi bikanyara ko nyine puzzle turebye ukumva ibintu nyine rata hari ukuntu warabiriye oya biteri kubirya narabiriye ukumva kandi kubirya puzzle hari ukuntu umuntu aba yirwariye ubundi byandi batangiye bakubaza ngo bimeze ni ibiteri bakubazaga kamibe iyo urwaye mibi ukajya muri wose uvamo wabizi icyuya wallahi ubundi ujya muri wose ukavamo icyuya cyabizi uri kubona ukagira ngo uvuye mu kibuga cyangwa se uvuye ka korose noneho uyu muniga we ukuntu bimeze uyu muniga we ibintu avuze ntabwo abeshya ariko puzzle hari ikibazo mba ndi kwibaza kwereka abantu barya cyane batabyibuha ako Marcia abantu bajya bavuga kugira umunwa niho babwira umunwa se ntawe ugira umunwa nose muri bose umuntu aravuga ngo umuntu akubwirishije umunwa ngo ugira umunwa kandi simvuge mu kibuga uzi umuntu bavuga ngo uyu nguyu uyu wafite wataye manda umuntu wataye manda noneho iminwa isigaye ifite expired hari iminwa isigaye ifite uruganda noneho yawe iriho waravuze uravuga menya arya ari kumbwira ngo bitwa gute kuri Instagram ni budandi 250 budandi bisobanuye iki ni ukuvuga ngo budandi ubundi ni izina ryo muri Kongo izina ryo muri Kongo nasigiwe n'umukurambere wanjye Rwamarere yampaye inka Rwamarere nyine yampaye inka nako yayihaye vinga zayishikiriza umwuzukuru we arangije wanda ifite ya danje nziza yindi y'Igikenya yakubise muri kamwe ndasura aragira kuko nyiza akazi kujya ukora hara mwana umuntu nagagira wakwamamaza nagajya kanamamaze ahantu haba amata aryoshye asececeka amatagira ryo ahantu haba amata aryoshye ni iwanjye ni ukuvuga ngo agashya mfite inka yanjye ngewe hari ukuntu inka z'iyi minsi zikari danje kaze mwamamarize niba ushaka kogoshwa neza umuntu budandi yakozeho ugera hanze niba uri umuhungu abakobwa barakurwanira waba uri umukobwa icyo gihe ugiye kwiyamamaza mu minsi bw'isi atari n'ubwo w'u Rwanda bw'isi bahita bagutora abandi bakaza ari ibisonga niba ushaka kogoshwa neza ukajya kuri furesheri ugatambuka abantu bose bakakurangarira genda budanda gukoreho ubu yakogosha mana we nta handi wazongera kogosha kandi icyiza nta mafaranga asubiza inyuma ayo ufite yose vayo ku giciro cyiza urogoshwa akakongoza amaso yo kunywa ubundi agira ase wowe nuko naherutse uri kumubwira uti ugiye gutangira ibintu bya comedy ubu bigeze abona nyine ubu nyine hajemo utuntu tutari sawa nyine nshaka kuzatangira gukora ibintu nyine bifatika ibintu biri hejuru ku buryo nzahita ngo hejuru cyane nyine ariko nyine hari umuntu umpa kubufasha nyine cyangwa se umuntu umfasha
nyine hari ufite umusponsor mfite umuntu mfasha nyine tu ahubwo wese ndamusuhuje sinda nenge Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika uwo ntabwo nenge ko Rwanda cyakoze nawe ujya umfasha da hari ukuntu ujya unyogosha umushuti wanjye ujya umfasha ako ni akazi katoroshe mu Rwanda cyakoze nawe ndamusuhuje nyine tu bafite umuntu umfasha nyine tu Dani Rumva Ohio muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ni wa muntu nyine umfasha buri kantu kamwe twinshi ngenda nyine tu ubu twari turi kubipanga na turebe ko wenda nyine tu mu minsi iri imbere bitewe no ako nayo by'amashuri arya ubugeze mu kangahe abungeze mu haramo ariko se ntago njya mvuga igihe aho niga nange kavuga ariko ntago mavuga si yero se kama vuge ndahazi wiga yero high school man kwisetsa nk'iyabonye wasenkisa bahita Paris ni hejuru cyane hari ahubwo ndahasuje n'abantu bose si kuri yero se abantu bose groupe scolaire de mu kuri yero ceceka mbabarire kigo ntago kikora ugeze mu kangahe oya ntago ngiye gusa niga device de level nibyo njya mvuga ntago njya mvuga hano niga hege niga hege niga device de level advice de level advice biterwa naho wize hari bamwe bavuga advice nikigo niga ikigo kirarenze mwana dufite abarimu bigisha ndabasuhuje ahubwo abarimu bose ayo ngiye nshaka kugira ngo kantu abarimu baramfasha nabo buryo advice de level advice de level biterwa nyine naho wize wewe kamukosora ni advice de level ningo nihe advice de level hariya wewe wiga mu kangahe nukuvuga ngiye ubundi wari wambona myenda asanzwe nk'iyabano bajama ryanjye nagize nkubita ishoti kinjiyemo mani ngiye barunana yiretse ariko uzi ko nigeze kubona wambaye uniformera nenzi ko wewe yari ya korari ya korari ya ntabwo ufite n'amakayi imwe ese singe perezida wa korari ni secretary wa korari wandika indirimbo za korari ni ubandikira ndetse yagiye kurepeta mu gitondo ariko so abanya afite amakayi menshi harimo rimwe yandikamo abantu baje kwikopesha kogoshwa hari ukuntu uza kogoshwa kwera nyine ugasanga ufite amafaranga kuri momo kandi ntabwo akoresha momo pay agahita kwandika nyine ukazaza kwishyura kwandika ariko andi harimo indirimbo za korari nyine tu umva rero ukuvuga ngo ubundi bo uyu ni wandika n'abantu bose bogosha hariya kwa Budandi Salo ni ubandika noneho uraza uvuga make ujye uvuga uzigaba abantu abakoferi bose bogoshwa ariko se vuga uzigana nanjye ngira kantu ngira utamwiba reka ndangiza wice mwijambo ndaguha ntaryo nguciye n'umuntu arayafite amajambo nyine reka ndaguha uguhaye nahoze reka ndaguha umwanya nyine tuza shaho yagarukira aho mbanze ariko gasimba karuta kandi karakamira ubu nakumiza ceceka nyine nakumiza no kuvuga ngo rata ngiye mbanje gushima Imana ubundi yamenye ko korona izaza iduha amatwi yo kuyadushyiramo upfukamunwa nkongera ngashima uyu muhungu yavuze njya mu matwi cyane nako singushimye wandiye nari nibeshye ariko buriya nako yavuze ubundi yavuze hari ibintu biba biri mu gutwi ubundi yavuga akabisunika bitumye ngeraho nanjye ngarura kenga ubu ngiye kuvuga rero umpa kanya kandi uceceke ndakaguhaye ahubwo kanze ngutumira no oya ntiwuzuye ceceka Obedi nari kuza ka super deep. Najeyo. Nanshaka kubaza Dobi. Nabonye usigaye ukina comedy. Magorwa yavuga magorwa. Ntago ari comedy gusa. Magorwa comedy. Vuga nawe wica ariko abantu batari kosi umuntu ura. Aho nicaye. Vuga wica iyo magorwa vuga hana aca abantu bose subscribe. Kuri Power TV show nukuvuga ngo magorwa comedy ca kuri Power TV show. Ubu tugeze mu gace ka 8 nako buri akaraza vuba ahangaha nukuvuga ngo kandi ubwo ngashimira abantu bakomeza kutwereka ko batureba ariko batavuga undi umuntu akureba ntavuge hari gihe aba yumiwe nukurira nukumirwa ndumi ago uze uri kuriya suriho ukona napfuye oya ntwapfuye ariko mbonye mu gituro aha ni mwihirimbitse komeza ariko uko nagwaye umwanya wavuga uyu muntu neza ari buryo itanga umwanya nagwaye umwanya navuge mwana ntabwo ndibwongeye kuvuga arinze ngo nacecetse ngiye navuge mwana ntabwo ndibwongeye kuvuga ngiye ntabwo ngiye nongeye kuvuga ngiye uvuga ngiye ntabwo ndibwongeye kuvuga ngiye wowe naguhaye umwanya avuga uwo munwa wawe bazawe garanti munwa uyu munwa hari ibintu ubundi hari ibintu hari ikintu kiza ariko kidafite igihe kizabera expired ni nk'uyu munwa wanjye rero Chobora kududubiza nk'umuntu azwa rukwira imboga amasaha 24 mu minsi 7. Ubundi hari akantu bavuze kahindura ubuzima. Chobora kududubiza nk'umuntu azwa rukwira imboga. Nuvuga amasaha 24 waruzwa rukwira imboga.
nta nubwo uzi arya kaka hari akantu waravuze kera ngo bashinyiga amaso agakanu wamenye kari akantu kare hit ongera ukansubiriremo neza nagakore kuri TV nyine ndashatse kuvuga ongera ukansubiriremo washaka sayivugara ongera ukansubiriremo ya TV ntago nayivuga kavuge gusa ukuntu wakavuga kuri TV ndashatse kuvuga naravuze ngo bashinyiga amaso agakanu wamenye ntago bazi ko kuva mu kanwa nakoze igitondo mu kintu ako kantu nakavuze kare hit abantu benshi bagiye bavuga ngo ariko Marciare ngo agira umunwa gusa ngenzi bararonke ariko nibyo reka turasoreza hano Marcia hari akandi kantu se ufite wenda ko kubabwira dusoze indi njyewe oya njyewe uvuga igitangaje nuko nyine nanyuze hariya mbona nyine hari umugabo wari ugiye i Kigali mbona yari yambaye neza pe ariko ikintu cyantangaje yari guhekenya nyine pe wari uko nakora n'umusirimu yari kugenda ari guhekenya amakama mbiri yambaye amashikarete mu kirenge ndagaske namubonye ndumirwa nese numirwa nifashe ku myandanga kumirwa ntangira kura hejuru nk'imifuka y'ishati Davina bayumiwe erega uyu mujojaba yigize umuntu ufite umunwa ariko mu bihe haranditse ngo nkunda amagambo muri bibiri ati hari igihe kizagera amagambo agakama na neringa baraza yakamye ntago yakamye ariko mfite ikindi kibazo we bazo mfite ikindi kibazo ku bahanzi nyarwanda reka nkivuge ntabwo nakihererana kubera ko abahanzi b'abanyarwanda bareba ikintu cyari cyo bakakivuga ariko bakakivuga bakitirira abandi ndaguha urugero nka neringabo yifata ririmbe ngo wasanga hari ubujomo bw'amafuti hari akajama k'amafuti kamurenze koko ubu iyo ndirimbo uzi akakubwira ngo akajama k'amafuti ni wowe niko Dubai oya nyine Dobi we ubu ntabwo twabitinda muri kano kanya tugiye kumufata nk'adahari tonde ngusobanurire ingo nyine uhari udahari ibisobanuro byawe rero bisaba kwamira ahangaha nawe ukivuze nyira ndirimbo neringabo yavuze ira ndirimbo neringabo yaririmbye ni nuza ari kuririmba DJ Pius kavuga ati wasanga ari ubujomo bw'amafuti ari kuvuga ubwa neringabo papa cyangwa nawe araza ngo winteze imbebo hari imbebo imurenze koko ariko umuntu uhangara bikizakwe ko hari imbebo umuntu arahanga agenda arya imyenda ya P from mwana arayirya imbebo asasuzi ko zigira imyenda yarayiriye ure yaragiye arya imyenda ya Pifu asigaye yitwa nze cyako ngira ikintu nkubwira rero asigara ari cagu yamuririye magaza amusigira cagu iriya niyo mbeba rero ngo wineze imbeba kandi niyo mbeba ati ibintu uyu muhungu ari kuvuga ashobora kuba nka kwa kundi usanga intari sinzi ukayisoma nanga se ugasanga ingoni iri hari ugafata utuntu yariye ugafata kiryo kagenda uhandi uramutya nibyo ari gushaka gukora ibintu ntago bibaho ingona ntago wasanga isinziriye hese isinziriye ingoni iryamye ahantu ugafata kakiryo iryamye aho hantu se ni he hezuru kuvuga ngo baneringa ngo namajama amafuti ngo bande ngo nimbeba nkaho yagukubita kunsutse mu kanwa ngo niwe ankubita iki ariko irinishana yankubita kunsutse iyo ushobora kuvuga ahubwo ngo yankubita ikinyafu icyo nahacyumva kinyafu se wakizanye kinyafu wenda yakinkubita cyose simwe yakigukubita mu kanwa kugira ndagaswa ahubwo ufite n'umunwa mu gatuza wowe namwe aho mugeze mutangiye no kuvuga n'ibintu by'imizimizo mutangiye kuvuga namwe slenge zanyu reka dusoreze ahagaha bwana dusoreze ahagaha gusa mwakoze iri jambo rimwe uvuga usezera wanamamaza ariko wasezera wamamaza na saro yawe ntago mvuga byinshi kuko ibyinshi byavuzwe yamamaje yagutwikiye yantwikiye kuko n'inyungu ze hariya kuri Instagram witwa Budandi 250 Makorwa comedy Marciare ntagaragera ku mbuga nkoranyambaga aracyaraha nyine turamusiga Instagram gafupi comedy mugende mukore harya follow ni subscribe bayikore hano sha kuri Power TV show mugende mukore subscribe like mu sharing nimurangiza muduteze imbere barere mwana baguteze imbere nanga dusoreje nuko dusoje ni namba bara ahantu ndasha imbogo aze kwa katinga kuko bino byo naho ubundi utaya amaboko nuko dusoje ni Power TV show remember to subscribe nabasuhuje rwose abantu banyereka ko bankurikiye